kandi yamara bya bintu abarimo abibiba mu bana kuko nimba ukubise umwana nta kintu umujijije umwana ashobora kutakubaza ngo ese njijije iki ariko arabibika muri we hose nzanzira iki ntiyo bikubaza ariko ubu ukimubitsemo kubera ko wa mwana utazi ijwi rya nyina aramenya ijwi rya gatone yaje kumva ijwi akamva rya gatone uwo mwana azagira ikibazo cyane rwose agomba kubanza kumva ijwi rya nyina kumva ijwi ry'abantu ukamuganiriza kumva uko abantu bavuga affection y'umubyeyi n'umwana itangira ari muto cyane ya affection rero irakura kugeza rero iki gihe tuba tuvuga cyo kwigisha umwana dufite aya mahirwe yo kubyumva hakiri kare umuntu wese wumva hari ahantu yenda guteshuka abikore neza ni inshingano zacu kureresha umwana televiziyo sibyo kureresha umwana telefone sibyo ariko mu gihe uyimuhaye umumanagingi umenye ngo afite telefone umenye n'ibyo na ba bandi bamaze gukura twebwe dufite bamwe bamaze gukuramo jya muri telefone yiwe usacinga urebe ibintu areba umuganiriza umubwira ati iyi telefone nguhaye muraba neza ndabasuhuje kandi ndabakiriye ni ku Isamaza B nk'uko tumaze kubimenyera twagarutse ni umugisha mu kwatura muri iki gitondo rero ngaruka kugira ngo tuganire ndabakiriye kandi inyuma ya kamera hari umugabo nk'uko bisanzwe mumaze kumenyera uramutse neza musa mwaramutse neza meze ute turashima imana ishimwe namwe meze mute natwe ni amahoro hari ukuntu wari umbuze nje wari uvuze gute nari bivuze gute harya hano twe dukora nitwe tumushutinga muri make ikiganiro tuba ni bose wanjye ni wowe bose ni bose ni manager ndakwakiriye turishimye cyane turagarutse umugisha mu kwatura yego turashimira ababanye natwe babashimiye kandi ko baragira neza mukomereze aho ngaho uyu munsi se ni iki waduteganyirije uyu munsi n'ubundi ni ibisanzwe umugisha mu kwatura ikiganiro cyabanje twavuze uburyo umuntu yakwatura ku mwana imibanire y'ababyeyi n'abana uburyo wabaturaho amagambo meza uyu munsi rero turakomeje uburyo watoza umwana imico myiza kugeza igihe umwana ashobora kugera mu rugo avuye ku ishuri cyangwa avuye ahandi hantu agasanga abashyitsi muri salo ugasanga abashyitsi mu rugo ariko umwana akaba ari umwana uri smart ufite ikinyabupfura yego urabyumva mbese muri makeya uba warabibonye nizo gusa tuza twirirwa duhura nazo kama yinjira mu nzu wenda ufite abashyitsi ukubita umuryango ukubita umuryango akamahuka ariko akenshi nubwo biba bimeze gutyo purusa nyinshi ni abagore mbese ako kazi ni ak'abagore nubwo nyine umugabo ubushize mu kiganiro twagiranye wavuze ko abagore ari abasayidisi tubakira abakozi hari uwo twahuye nawe arambwira ngo ahubwo ngo ntibagombye kuba baboye maso namwe ngo nuko utari washaka mureke uwo nguwo bizamugeraho kabisa ariko babwiye ati umuntu arashaza apfa ryari urabona umubyeyi cyane abantu bakunda kuzana abashyitsi mu rugo ni abagabo kandi ariko baba bakira badateguje majorite 50% n'abashyitsi bataba bateguye ugasanga ukumva gusa urakomanze ku muryango uri kumwe n'abandi b'inshuti zawe abagabo wenda inshuti zawe zitandukanye
ukinjira mu nzu ukamusanga amasahani ari hariya, noneho aho kuvuga ngo wa mugore bigaragare ko bamutunguye kandi ubundi baba bazi ko bamutunguye, yego ntagaragaze ko amasahani ariyo mabi, akamaje iriya mu gikoni akamata yo gukubita umwana, inkoni ngiyo, umwana ararize, umwana ajana muri saro karakuramo amasahani ntayarira. ariko se amasahani atwaye iki? Ahubwo nyine nakunze kukubaza kubera ko muza mukubita abana muca amasahani. ese ko hasa nkaho bamfashe bakubita. Oya si wewe ariko na majority umuntu arakomanze gutya mugabo rumwe n'abandi bantu ugasanga umwana abigendeyemo kandi kare kose umwana ntiyari yakubiswe. Iryo kosa ni iryande? iryo kosa sintekereza ko iryo ngiryo ari ikosa. Ni ikosa. Ikosa no gukubita umwana iryo ryo ni ikosa, ariko winjiye udutunguye ugasanga amasahani ku meza, amasahani ni ikibazo? Ntabwo ari ikibazo, ahubwo kubera ko uje mu rugo uru rugo ndabona ibintu byinshi bizacika. None se ahubwo tubanze twibaze, uyu mwana ni ryari agomba kumenya ko umushyitsi ari uw'agaciro, ni ryari agomba kumenya ko agomba kuvuga ibi ngibi n'ibi bitagomba kuvugwa, ni ryari agomba kuja muri saro. Ababyeyi bafite akazi kenshi nk'uko babivuze. Ibyo bintu ni uburere bw'ababyeyi bw'abamama, cyane cyane ku ruhande rw'abamama. urabyemeye? Ndabyemera cyane. Yego. Wemeye nuko bazakubitwa? Abazabikora ni amakosa ntibagasubire kubera ko umwana ni victime, aba akubitiwe ubusa mu by'ukuri, kubera ko bya bintu uhaye uburemenga ngo umwana ntiyabikoze, wagombye kuba warabimutoje. Nimba ari we wagombaga kuba yabikoze, wagombaga kuba warabimutoje. gato tukora ikintu mbese bakazabona tipike, example tipike. Uyu munsi wa none abashyitsi barinjiye ko bararya, hano ko barikindi hano muri saro, wenda ko baguriye zo kurya umuceri iki bitandukanye, mbese hano harimo nk'akavuyo. Uriyicaye nawe uri kuri WhatsApp, wabaye abana wenda bamaze kurya kare, abashyitsi barakomanze. Icihutirwa gukorwa ni iki? Ikigaragara ko abana barezwe, ikigaragara ko iyi nzu ifite discipline ni iki muri ako kajagari kose? Umushyitsi kwinjira agasanga abana ko bararya, akavuyo kari mu nzu ko bararya, kwa kundi nyine hari abenshi dufite nk'indahekana. Yego. Ntabwo icuhitirwa ari ugukuraho amasahani. None se urasubiza uratwara amasahani umwana abana batamaze kurya? Oya, abana hari uburyo baba batoje barya barisangira ku meza, siko? Abana bafite discipline yo ku meza. Ari isomo kera twize kera riza rivuga ngo adabu mezani. Adabu mezani bafite ikinyabupfura cyo ku meza, hari uko baba batoje. Noneho akarusho iyo hinjiye umushitsi, cya kinyabupfura bagomba kucapurika kandi utarinze unavuga. N'ubundi baba bagifite kubera ko barakibatoje, ariko noneho hinjiye umushitsi biba akarusho, ntibituma abana bahungabana kubera ko bahe barya, kuko kurya ni ibintu bisanzwe. Na wa mushitsi ni ukumuha karibu ku meza akarya, ariko noneho ikibazo kiraha ngo umushitsi arinjiye asanze abana ko bararya, ukabona abana barahungabanya cyangwa umubyeyi asa nk'uhungabanya. Kurya nta kibazo kirimo, icyo ni kimwe. Abana kuba bahaye barya bafite akavuyo ku meza, icyo ni igisanzwe, kuko wa mushitsi yavuye nawe abana be baza barya, siko? Abana be baza barya, ahubwo diferanse ni uburyo b'abana bitwaye bari ku meza. Icyo nicyo gitandukanye gusa, icyo dushaka ko usobanura. Icyo mbisobanuraho rero, ikinyabupfura ntukimwigisha wa munsi umushyitsi yinjiye, uburyo yitwara ku meza, uburyo yitwara mu nzu, tubimwigisha wa munsi umushyitsi yinjiye. Ubimwigisha ari mutoya, noneho akagenda anareba uko nawe ubikora, wewe mukuru uko ubikora. Umwana utangiye kwiga kurya uramugaburira, yatangira kwiga kwirisha hari uko umwigisha. Amubwira ati isahani ifata gutya, furushete ifatwa gutya, nimba ari ikiyiko gifatwa gutya, siko? Nabyo niko bimeze.
yego ibyo bintu bimwigisha ari muto, akazamuka azi ngo iyo turi ku meza turarya, nimba ari ukuvuga muraseka mugatera burage ariko bitarimo ikinyabupfura gikeya. narangiye gutanga hareruya utanze hareruya mbese muri makeya akavuyo kaba kari aho ari umuntu w'umunyabwenge ntiwo kareberaho. oya ntabwo ukarebera ku meza. Umwana uri ku meza ubona uko yitwaye, uhita ubona ko uko asanzwe abayeho n'iyo udahari. Wa mushyitsi winjiye areba byonyine ukuntu bicaye ku meza, ukuntu bari baganira, ukuntu bari barya, agahita abona ko bano bantu baratuje. Tubatoreza imbere y'umushyitsi. baba we wenda yaravuze ngo naragenze ndabona. iri ni isomo ryiza cyane. ahubwo numvaga twavuga ese umutoza ryari, umutoza iki? umutoza ryari, umutoza iki? urabivugaho iki? nje uko mbibona kera urumva turi ku mugore, umugabo ntawe urimo. wowe n'umugabo yotoza ntacyo bitwaye, ariko kenshi abana barya mama wabo ahari. cyangwa nimba ari wa muntu ugira akazi utaha bwije agasanga umukozi yabateguriye, byanga byakunda ubwira umunsi umwe uzabirega mu rugo cyangwa ibiri cyangwa muri weekend. uwo mukozi bazoza muri topic iwe nabaretse ariko ni ukuvuga ngo wa mugore ndavuga ngo mutoza ryari, mutoza iki, umutoza iki? ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumutoza cya mbere ni ukumenya kurya. nigeze kubona sinzi abantu twabanye barahita babimenya. nigeze kubona abantu bagwaniye ku isahani ngo yamanywe nabi, wenda aka kantu gacemo ariko wamugana icyo kintu nico kandi uvuze neza cyane. abantu basanga mwamurya nko ku mutsima muri abantu benshi, ntimwagira amahirwe wenda wabasavinze ntiyakasemo ububure, sibyo? ugasanga hari umuntu none agiye kumanyura bwa mbere yamaturuka umutsima mu mutwe neza bavuga ngo bora ni kubimariza. noneho kwa kundi abana barezwe uhita ureba neza ku isahani, ahereye umutsima ku mutwe, ku murarya muri abantu benshi muratandukanye muvuye ahantu henshi, sibyo? noneho wakata gutyo wa mutsima umanyuye hagati, undi amanyuye aha, undi amanyuye aha, noneho wa wundi ugiye kumanyura wa nyuma karabura aho amanyura, mbese arasubira mu nzira undi yaciye. muri makeya aho ugomba kubwirira umwana ni ahantu hose, guhera mu gitanda basa baryama gutya, basa barya gutya, bambara gutya, bavuga gutya, iyo wagiye ahandi bigenda gutya, mbese ni ahantu hose umutoza ikintu cyose uvuga ngo mbese n'ikindi kintu ugomba kumutoza cyane ni ukuvuga. urabona wenda uza gukora nk'iyo research gatoya, uzubona wenda tube muri nko mu modoka cyangwa se muri nko mu ikanisa, ukaba wabwira ngo wa mwana ngo inano ngutume, hari uza utuma akagenda anagiye mbese uburekuye ni nko kuvuga ngo nari nabuze aho ndi busohokere ndahabonye akagenda. hakaba n'undi uhamagara akakunakira, hakaba n'undi ubwira akaza akagenda kandi akagaruka, mbese nta yindi gahunda yigeze ajamo. aho ngaho muri abo bana batatu bihita bikwereka isomo ry'aho yagize gute, y'aho yakuriye. ari ngiye kurondogora ariko ngaho twari duhereye ngo umwana atozwa ryari, atozwa iki? nawe wivuzeho ibindi bitari bikeya. rero njyewe uko mbyumva
umwana atozwa ari muto. Wa mwana nakubwiye ngo wigisha kurya ukabanza ukamutamika. Iyo atangiye kwigaburira umwereka uko afata ikiyiko. Iyo ageze igihe cyo kuja ku meza n'abandi umwereka uko yicara, ukamwereka uko yiyarurira. Nimba umwarurira akarya, nimba ari ukwiyarurira ukamubwira ngo barura gutya akiyarurira. Ico ni kimwe. Ico ni ikijanye na adabu mezani. Utarakomeza ka kantu nakubwiye siko ko kurya umutsima hejuru ndakageraho. Na adabu uhera utangirira kuri ico ng'ico ca adabu mezani. Nimba ari ibirayi agiye kwarura arakoresha rushe umwereka uko yiyarurira, urarura gutya. Nimba ari ubugari muri gusangira n'abandi mutoza uko arya. Nimba ari ubugari benshi bakunda kwarura nyine ubugari bagashira ku meza. Hari abashobora gukoresha kuto icuma, hari abashobora gukoresha biriya bajya bita ngo ni utubure, buri wese agatora kiwe akashobora kumara. Hari n'abandi bashobora gushira ubugari aho ngaho ngo murye, kuko buri gihe si kuzabona umuntu uzagusavinga. Ico gihe uramutoza ukamubwira ngo urarya uhereye hano ahakwegereye, undi nawe arya hamwegereye. Ubwo ni ubugari. Ariko ku bindi hari n'abandi bataza barya ubugari wenda bashobora kwisavinga. Urabimutoza. Wigisha umwana uko aryama, uko asasa mutoya. Wabwira ati iyo ubyutse ugira gutya, ukamwereka uko asasa igitanda ciwe. Yari umwana umaze gufatika, umwana wo mu wa gatanu, mu wa gatandatu, mu wa kane, cyane cyane abakobwa n'abahungu bose ntawe bitareba, kuko buri wese aba afite igitanda ciwe. Ukamwereka uko yaranje icumba ciwe, ukamwereka iyo ageze muri saro asanzemwo abantu. Ku rugero hari akantu ushobora guhura nako, ngiye gutanga urugero rw'umuntu umwe runaka ariko nibyo. Ukumva arakubwiye ngo yiwe ngo ariko abana bawe bagira ngo bagira urukundo, nguzi ukuntu bazahoberana. Ni ukuvuga ngo bya bintu ntibyizanye. Aza guheraho wowe mubyeyi, kubera ko azabona kuza umuhobera, akagira ngo umubyeyi wese abonye umuntu wese asanze mu nzu agomba kumusuhuza amuhobeye, kubera ko azi ko iyo ageze mu nzu azinjira mu nzu agahobera mama. Ni ukuvuga ngo agomba gusanga abandi bantu bose aho bari kumwe bose na mama agahobera. Noneho wowe ubibonye ukagira ngo none ni urundi rukundo cane. Yego aba arufite kuko warabumutoje, ariko cya kintu kiba kimuri mu mutima. Aba yumva ko agomba kwinjira mu nzu agahobera abantu, agasuhuza abantu. Ico kintu kigaragaza urukundo. Nibyo mu byo utoza umwana. Umutoza wihereyeho wowe wenyine, wowe ubwawe. Nimba gusanze mu nzu, uri mu nzu wenyine, avuye ku ishuri, ikintu cya mbere akora ni igiki? Arinjira gusuhuza. Uko agusuhuza ni uko uzaba waramutoje. Nimba wamenyereje kumuhobera, azi ko nta kindi kintu agomba gukora, yinjira guhobera. Noneho n'abandi asanze mu nzu bikaba ishene. Ico ni kimwe. Ikindi ni uko mu nzu kuvuga. Hari ibintu azi ngo umubyeyi ntaza akunda kumva bino bintu. Kuvugira hejuru, kuva umwana arashawutinza abwiye undi nabi, cyangwa nubwo atamubwira nabi ariko akavugira hejuru. Akamubwira ati oya, nimba ari murumuna wawe uhamagaye mubwire neza, muhamagare witonze, udashawutinza, utavugiye hejuru, kuko no kuvugira hejuru si ikinyabupfura. Kuvuga neza, kubwira mugenzi wawe neza, urabimutoza. Ukamubwira ati jya uvuga neza, uvuge gutya witonze. Niba ushaka agaserivisi, niba ushaka ko murumuna wawe agusingiriza kariya kantu, uramubwira ati nsingiriza kano kantu, sister nsingiriza kano kantu, mpereza ako kantu kari aho ngaho. Udakoze nk'uhaye umutegeka. Umutoza kuvuga neza, kuvugisha barumuna be neza, kuvugisha abakuru be neza, noneho bikabona gusohoka. Yinjiraga yasanga bashitse mu nzu akabasuhuza, akabaganiriza, kandi wa mwana yamuganiriza kumva atadekonye, kumva atavuze ibintu bitajyanye, kubera ko yarabitojwe. Iyo abonye umuntu mukuru uko amusuhuza, uko amuvugisha. Hari ikindi nsize? Ikindi wari usize yenda ndeka ncongereho, kandi uvuze neza cyane urabisobanuye. Hari ikintu nkuyemo. None
wa mugore ukubita abana abashitsi binjiye icyo kintu aba agikwiye bishatse kuvuga ko iwe afite retari niba ufite retari abana barera kandi yamara bya bintu aba arimo abibiba mu bana kuko nimba ukubise umwana nta kintu umujijije umwana ashobora kutakubaza ngo ese njijije iki ariko arabibika muri we hose nzanzirike ntiyo bikubaza ariko uba ukimubitsemo ya retare yawe uba uyibitse mu mwana rero twagombye kwiga kubana natwe nimba dufite iyo retare mbese kwibana nawe ubwawe ku buryo ugerageza ukabiba ikintu cyiza mu mwana niyo waba umukubise afite ikintu yakoze ariko ukabanza ukamusobanurira cyangwa ukamukubita kubera ko iyo warakaye cyangwa wababaye ugiye guhana umwana tuba ufite umwanya wo kumuvugisha ariko muhane numara kumuhana umwicaze umubwira ati papa kano kantu wakoze icyo nagukubitiye iki wakoze gutya na gutya bitari byiza bituma ndakara ndagukubita ariko si cyo naringambiriye kukubwira ngo kino kintu ni kibi tugasubire wige kukireka ugasaba umwana imbabazi mukaganira mukongera mukiyunga mukaba inshuti ariko gukubita umwana ukamurekera aho ngaho ukagenda uba ukereye umurebere mu nzu uba ukereye rebere mu nzu ni ukuvuga ngo abazi ko igihe cyose azakora ikosa ashobora no kurinda ukamukubita yamara akakwihorera bwaca rya kosa akarisubiramo ukongera ukamukubita inkona akazimenyera ariko umwana ataba hakosoka nigeze kubona umwana ahantu twari turi mbese uwo mubyeyi yaramurange arakubita umwana erega umwana ngo arire ni babandi umwana ntiyigeze arira abe no kuvanga amaso yarahagurutse yamagenda none murije reberi ibitangiye nako iyo ngiyo igeze kure kandi iyo ngiyo uwo mwana yanteye ubwoba pe ni ikinya yabaye ikinya kandi si ikinya kubera ko atababaye amarangamutima ye yabaye ikinya yarangije kwangirika amarangamutima yiwe niyo yabaye ikinya kuko amarangamutima aza yishima akababara ariko iyo yabaye ikinya ntibyagiye mukubita ntarire hanyuma se gukubita umwana akatuwe nk'abagaruka ubwenge gukubita umwana ni byiza cyangwa ni bibi gukubita umwana na bibiri irabyemera ucishaho umwana akanyafu ko kumuhana wamukubita ryari biterwa n'ikosa aba yakoze mbese tuvuge umwana yakoshe uyu munsi wa none wenda ku rugero umuhaye amafaranga ari wari ufite mu nzu ngo naje kugura ikintu turi no mu mushashaga ariko umwana ufite ubwenge aragiye ngo ashike arakoresheje uko utamubwiye mbere yo kuvuga ngo umukubite ni iki cokogwa kugira ngo ababyeyi bose babyumvireho cyangwa nuko wamufata gusuka amazi ukamukubita aho ya mafaranga akagaruka se mbese muri make umurongo wubihaho ugatanga amafaranga ntiyogaruka ndumva igihe umuntu yakubita umwana kuri ico kintu umuntu atokubita umwana kubera ko uwo mwana uba watumye ushobora guha amafaranga ngo nagende agure ikintu runaka ni umwana umaze kumenya ubwenge ni umwana woganiriza uvuga ati mwana aya mafaranga nguhaye naguhaye nta yandi nari mfite kandi urabizi ko ubuzima hano mu mujyi ari amafaranga ubutaha ntugasubire gukora rino kosa nzaba naguhaye amafaranga ntakubwira ngo ayasigara uyakoreshe gutya cyangwa uyakoreshe uko ushaka aricyo gihe uzajya uyakoresha ariko nizajya nguha amafaranga ukajya guhaha ikintu runaka ngo utume sindenzeho ikindi kintu ni uko mbazi ko ayo mafaranga hari ikindi kintu agenewe jya ubikora uko nabikubwiye kubera umubano mufitanye na wa mwana azi kuri honete kuri we ibyo umubwiye ari ukuri wa mwana arabyumva ubutaha ntasubire kubikora ariko umukubise ngo wishe nawe amafaranga hanyuma ya mafaranga ntari bugaruke n'irindi kosa iryo ari ryo ryose ntiryorekebishwa n'inkoni ariko nyine hari igihe abikora nyine ukumva birakubabaje ukumva wamukubita unamukubise niko navuze unamukubise muganirize ntugakubite umwana ngo umureke
ni amakosa mabi. Kumukubita umwana atuza, numara gutuza umubwire ngo iki nico umubwire tumye ngo gukubita ngukubitiye kino kintu kubera izi mpamvu izi tugasubire. Urabizi ko nkwanga? Sinkwanga, ndagukunda, nkeneye ko uzava nk'umuntu muzima, nkeneye ko uzava nk'umuntu w'agaciro, kandi uri umuntu w'agaciro kuri njyewe. Simba numva nifuza kugukubita, ariko kubera ikosa wakoze nagukubise, mbabarira, ariko rino kosa ntirigasubire. Ndumva ariko umuntu yagomba gutoza umwana. Ugize neza. Asante sana. Kandi urakoze. Izi ni inama nziza zikenewe kuri buri muntu wese umubyeyi wabyaye. Kandi nta kindi kintu ciza nko kuja ahantu ukumva ko baravuga umwana wawe neza. Yumva nk'amazi akonje unyweye wari ufite inyota. Ugazuba kenshi. Nta kindi kintu kibabaza ko gutanga urugero ku mwana wawe ngo niwe mubi. Izina rya Yesu. Cyo naco ni kibi. Ari kibi cyane. Nk'umuntu w'umubyeyi uri kubyara, aya ni amahirwe cyane. Ni amahirwe yawe yo kumenya ko umushitsi yinjiye, umwana akagaragaza disipurine nziza. Yego hari abana bamwe uzubwira ntibumve, ariko hozaho kwigisha no guhozaho, kandi nta mwana aguze urenga kwigishwa. Yego uzi ko hari n'umwana uzinjira mu nzu akanga no kukuramutsa cyangwa se kumva ko aragutuka. Byakubaho? Birakubaho? Ntabwo urabona umwana oya, wenda umwana ashobora kutagusuhuza, ashobora kwinjira mu nzu ntasuhuza abantu, ariko bitekereza gute? Uzamubona nyine kategori ukarasa umuntu kama ngo ni basarenda umugani wawe. Hano hari nk'abasarenda. Gusa kino kinyejana turimo ni ikinyejana kigoye, ntabwo kimeze nk'icyo ababyeyi bacu barereyemo. Yego. Ibibazo byinshi bari bafite, nitwe dufite byinshi. Noneho bitwe birarenze. Uzi ikintu gitumye ibibazo biba byinshi cyane, ko turarera dusa nkaho turi ababyeyi babiri. Ese uko ni babiri gusa noneho? Si babiri gusa. Kandi ugasanga noneho uwundi muhanganye niba ufite isomo. Noneho hari ibintu byaje bya katuni, noneho ugasanga n'ibindi ko murafungura televiziyo iki yose amatelefone, ng'abana benshi basigaye bafite amayipadi ko baraja kuri YouTube. Tumubwira ico areba. Oya arareba, arasa araguhamagara ngiye kureba iki. Hari ikiganiro twakoze ubushize nakivuzeho, umumama wabyaye umwana tiyamuganiriza, tiyakinisha umwana, nico wari uvuze ca katoni. Icyo kintu kirakomeye, kubera ko wa mwana utazi ijwi rya nyina aramenya ijwi rya katoni, yaje kumva ijwi akamva rya katoni, uwo mwana azagira ikibazo cyane rwose. Agomba kubanza kumva ijwi rya nyina, kumva ijwi ry'abantu, ukamuganiriza kumva ko abantu bavuga. Affection y'umubyeyi n'umwana itangira ari muto cyane. Ya affection rero irakura kugeza rero iki gihe tuba tuvuga cyo kwigisha umwana, akagera igihe akumva, akavuga ngo mama akunda iki, akavuga ngo papa akunda iki. Papa yanga abantu bavugira hejuru. Ko ndavuga ico kintu cyane kubera ko ngikunda kandi naragitojwe. Habe niyo ushaka kubwira umuntu kavugira hejuru cyane, njya numva nyine hari ukuntu bihabinjya nko mu matwi. Yamba banki garukaho cyane no kuvugira hejuru. Ni discipline rwose igomba kumanagingwa. Rero kuba dufite aya mahirwe yo kubyumva hakiri kare, umuntu wese wumva hari ahantu yenda guteshuka abikore neza. Ni inshingano zacu. Kureresha umwana televiziyo sibyo, kureresha umwana telefone sibyo, ariko mu gihe uyimuhaye umumanagingi, umenye ngo afite telefone, umenye n'ibyo na babandi bamaze gukura. Twebwe dufite bamwe bamaze gukuramo, jya muri telefone yiwe usacinga urebe ibintu areba, umuganiriza, umubwira ati iyi telefone nguhaye ntabwo ari iyo kukwica, ni telefone yo kugukiza. Uzasacinga, uzigiramo ibintu byinshi bitandukanye, ariko ufite uburenganzira bwo kumenya icyiza n'ikibi kuko umaze kuba mukuru. Nimba nguhaye telefone, umaze kuba umuntu umenya icyiza n'ikibi.
Oya, ni byiza cyane ariko mfite ngira ikibazo none umubyeyi uha umwana telefone agomba kumanagingira gute? Umwana uhabwa telefone n'ubundi ni wa mwana umaze kumenya ubwenge, uba ushobora nyine kuyimuhereza ukamubwira ngo uri mukuru, uri mukuru urahitamo iciza n'ikibi, ntukarebe ikibi hari iciza, ariko bano batoya baba bareba twa katuni bariya ni iminota mikeya, kubera ko nyine ni ikintu kimaze kuba nk'igikoresho cya buri kanya mu nzu, iyo ayisingiriye aba yirukiye kuri katuni. Rero iyo yirukiye kuri katuni menya ngo niyo katuni ahareba ni bene iyihe. Hari udukatuni nyine tw'abana tubigisha umwana mutoya utangiye ishuri twa play group ABCD za twa turirimbo baririmba ku ishuri, ukamumenyereza ko two ari twatangiriraho ku buryo n'ubundi dushobora kumugirira umumaro mu buzima busanzwe. Wa mwana uhawe wiga kwandika, uhawe wiga gusoma, n'ubundi turamufasha, ariko ntiyamasimbukira muri za katuni, kuko n'ubundi abashakashatsi bavuze ko zino filime nyinshi, ibintu byinshi biri gukorwa muri iki gihe bibanza gusohoka muri katuni. Ni ukuvuga ngo ya katuni irarebwa n'abana, cya kintu kibi kihagitegurwa mu isi y'umwijima, wenda ibyo nabyo tuzobivugaho, kandi ndabizi bizagira umumaro. Umuntu wese uzakenera kubyumva akagira n'indi nyunganizi yaduha, rwose turi tayari yo kumva suggestion zanyu, icyo mushaka ko duhindura, icyo mushaka ko tuvugaho, ariko muturindire hahandi umugisha mu kwatura neza. Murakoze cyane, urakoze muso. Asante. Imana iguhe umugisha. Nawe Imana ikomeze kwagure. Kandi Imana iha umugisha abarimo batwumva. Mukore subscribe, share, comment, dukomeze uyu muryango waguke. Murakoze cyane.